mwaramutse mwiriwe bwakeye aho iwanyu. Nize ko telefone iri muri vibrere sibyo nawe yawe yifate uretse telefone noneho hanyuma Noheli n'amahoro. Ndashima Imana ndatera icumu wamfura. Icyo wambaye mu ijosi ni iki? Uruba rwita urunigi. Igisobanuro cy'urunigi ni iki mu Kinyarwanda? Cy'urunigi ni ukuvuga ngo aho bihuriye. Igisobanuro n'urunigi nyine. Rumaze iki nyine ngo bakwenga isuka. Igisobanuro n'uguhinga. Igisobanuro cy'urunigi, urunigi nkuru y'urwambaye ukumva neza rusobanura ko abantu barwambara bagiye gusaba, rwambara batahira, rwambara abayimusi. Urumva rero rwambara abantu biyubashye b'abasitari. Nyine rusobanuye iki? Winsakureza mwana nago mbese. Mbese ubwo urumva ari kugusobanura ntubyumve. Usigaye kuzagura n'inzogera kujyishyira mu ijosi. Urunigi rusobanura aho bihurira. Ibikize nago mbese. Ariko semana yanjye. Ariko suru urunigi kibona ni igisirimu mu gihagararo n'umutwe hasi. Ni drip man. Jene drip je rwambara nka drip ntago rwambara bite n'ibisobanuro. Drip ni iki mu Kinyarwanda? Drip ni icyangwe. Icyangwe nka cyakiri mu Ako bafashe cyangwe cyakindi cy'ikiroso gikuba ahantu hari isima ivanze y'igiheri. Urakuba mu bwonko. Urasensa. Uskusensa. Dikwaje bavuga yo muri gukura abagabo. Mubi. Ari urunigi rwo mu ijosi n'urwo mu. Riri waramutse ariko. Yaramutse neza. None se imyambare wambaye imyenda yo gukandagira n'izina ry'Imana. Yambaye nkanuza wa wundi wagiye kuzima mu itandera. Shumurusheta. Inde? Sumurusheta. Sumurusheta. Cyangwa shumureta. Shumureta nako. Sumurusheta. Aha nohe. Litiro ipimishwa iki? Litiro yiciye amavuta y'ubuto yiki. Ijambo litiro kiryumva. Gipimishwa n'umunzani. Umunzani. Litiro ipimishwa n'umunzani? Nyine nkubaje ngo igipimo mfatizo cyitwa litiro gipimishwa ibibazo bite? Hari agacupa gapima litiro, hari akajerekani ka litiro, ya biterwa naho. Ngo litiro ipimishwa iki? N'ikintu kinhwanyijwe na litiro. Na akajerekani cyangwa n'umunzani byose. Hanyuma se metero ipimishwa iki? Metero yini ipima imyenda. Metero ipima imyenda. Nase bagiye kubaka bapimisha. Metero ipima umusinge. Igapima igikwa. Igapima uburebure. Naho se okay. Kilogarama ipima nyine kilogarama. Siko kumana Nohe. Ipimisha aka gakobo ibindi ko kabana ko byumva ama. Okay riri nyibwira litiro ipima iki? Ipimishwa ibiki? Litiro. Ushobora gupimisha igikombe gipime nusu ukapima ibikombe bibiri cyangwa se ugapimisha mu kajerekani babugeneye. Bakageneye nyine. Ubu naye bagupimisha litiro yagupima. Ngiye bampimisha kilogarama. Nabo narinzi kuri umuntu nyamuntu. Ariko umuntu wahe ko muri abo bose abantu bose muri kuri screen irizi kamera nje muntu urenze. Niba ipimisha iki ipimishwa mu biki? Wewe wakibaje nabi. Umva kubwire wewe ari kutubaza ngo litiro ipimishwa hehe? Bayipimisha mu biki mu mu myaka mu byo kunywa mu biki. Yego. Litiro ni igipimo fatizo kibisukika. Yego. Naho metero bayikoresha bapima uburebure bw'umuntu cyangwa ku myenda cyangwa no ku kindi kintu. Naho kilogarama ikoreshwa ku bintu bijyanye no ibintu bisukika bipimwa. Ibishyimbo ibintu nk'ibyo ibintu by'uburemere. Okay, akajerekani ka litiro imwe n'igice kuzuye kapima ibiro bingahe Nohe? Kapima litiro imwe n'igice nyine. Ubwo ni ikiro n'igice. Ikiro ni nusu. Kiro na nusu. Abarundi ndabasuhuje mugabo. Mugabo. Kiro na nusu mugabo. Kiro na nusu. Noma numigwa. Nohe. Riri. Oyaje. Noheli umvise ijambo Noheli cyangwa usizina Noheli utekereza iki? Ndanekereza ko bamubyaye ari kuri Noheli. Yesu yavu nyine tuzizi ivuka. Okay, ibyo ni bya buri wese. N'umunsi mukuru. Noheli uzi. Tureka ko muzina Noheli gusa. Noheli uwo nguwo profete Noheli ukimwumva wumva iki? Numva iki? Numva nyine ko ari profete Noheli. Numva ko ari profete. Nese bakubwiye ngo Liliane bamwumva iki batumva bati twumva massage. Cyane. Nuse Noheli. Nari nyine numva ko ari ako kantu rengeje urakumvisha. Ari umuvuga butumwa. Ya. Niko bizi nawe?
none pfukama gusengere rero avuze oya sinkunda umusengera uramusengera uramukwepa dore nawe muntu wanze kagusengera arahamagaye nohe telefone irambike hasi nawe umuntu ko yambwiye ndabikwemereye twaje sibyo nongera ujya kuyitaba ndabikwemereye ubundi ngewe mbabwiye ariko ubundi ngewe hakiri abantu batumva amavuta utemera ntago yagukorera cyane amavuta utemera nemera ko nakwizera Imana ntashobora gukora ese umuntu ni ngombwa gusengera umuntu umukozeho yegura ubone sinye umuntu nize simbona nohe nawe uri umuhanuzi arabahanuriye ninde weho nyendo kuba ndi umuhanuzi ntibivuze ko bose niba segera umuntu uri Canada ndi mu Rwanda mwohereza ikintu bita power kavuga in the name of Jesus Christ oh Father Lord you receive in the name of Jesus oh mana received ni iki ijambo bwabi received ni ukwakira aragakoze nibyo uri kwako ngo save ni urakiriye mana baba nabeberwa naye muterwe mu mukiriye wacu you received money yewe ngo received power akira imbaraga in the name of Jesus Christ power byandikwa bite oh Father Lord power byandikwa bite power byandikwa bite tubwinye utize ijambo power wabikina Imana yeretse muri iki kiganiro nyine ibi byandikwa bite received angel first nunkoreho mwiza Imana ngo isoni y'abamarayika pelasti dimini kolizango unidrai mana ibi ni ibiki Uwiteka namye ngo akubabara ibyaha byose by'uburaya wakoze iburaya cyane uko nugutse ritasti top 4 zonge eniwa twagiye zongo eniwa shando unidrai ngo zongo oya natabi nyewe y'ubuhanguye nkajya mu mavuta ngakurura umusaraba wa Yesu nkamusogongera mpita numva ni wido bikoriza ngo shando winidrai ya baba sokota nakira icyo bita imbaraga z'Imana oya hari umuntu kwanduje ibi biheri nibyo warenze n'imyuka mibi y'abadayimoni n'imisemburo ya Satani yagusezemo kwa kwajya uhorera abantu batejejwe n'ijambo ry'Imana ariko uri kumwe na Pastor Manase agusengera Imana igukize ukeneye deliverance y'Uwiteka ntukiremo dayimoni oya nta dayimoni akira nibagiye ko neze ngo bagiye kunkoraho bagukoraho abagukoraho mu ijoro turabazi ijoro se ndari ijoro ibi bintu niba bakora ijoro wowe urabazi ubuhari ijoro riba ruwariraye arara amajoro ndabaza nohe urabazi ubihorere nakubaje ngo nk'umuntu uvuga ijambo power kandi ubisubizo serious power byandikwa bite wandika power nyine si pa nyine mbwira inyuguti zigize iryo jambo hari pa ubwo nivuga pa umve ngo ni pa na a ntabwo komeza pa na wa uvuga ngo wandika pa na a na wa nyine none se kuvuga ngo received ni cyongereza received kandi ubwo power urumva power si Kinyarwanda nyine kuko Ikinyarwanda cyane imbaraga ujika mu bikorwa muri mu cyongereza byandikwa bite bivuga English byandikwa bite na wa na a bitandukanye n'ibyo rovuze mbere pa wandika pa na re na wa wandika pro parawe reka dusuza abantu bari muri Keta reka tumukosore bandika pa na o pa na o na e na ra oya mwihore umukosore akira sha none ubwo nakora mu ntoki batari gusenga ngira ibihugu birindwi byo ku mugabane w'Uburayi birindwi byo ku mugabane w'Uburayi state cyangwa ibihugu ibyo mvuze wabivuze harimo Ubudage harimo Uburusiya harimo Ububirigi harimo New York ni cyo gihugu New York uziko muri gutuma ndeka mu New York harimo Ubushinwa buri Burayi nabwo ariko Ubushinwa buri muri Shanghai Ubushinwa ngo buri muri Shanghai Shanghai ni ibiki Shanghai ku mashini hari ubona wakoze urutoki kenshi bafite ibyo ugiye gukora bahita ngo iki bayita suri
suri. ni suri. naho kiriya bakandaho intoki gutya bari kwandika bayita ni nka table. keyboard Ariko bumuretse Table. umusubije bwangu ntabwo tuba twakamumenye uko table tunataka. keyboard ibiriho imibare imbere abari screen tu screen babyandika gute uyu mugora Iki? uyu mugora rine nyibwira nohe umuntu akavuga ati ngeze mu byangabo wumva mu byangabo haryo ubwo si Musanzera wumva mu karere mu majyaruguru. Okay, byangabo harimo ibihekane bingahe rero? abo ni kimwe. Ni cyane cyo muri primaire no mu wa mbere. ngo ni bitatu byangabo harimo cyane abantu bita bangabo byangabo ngo ni byangabo amabyabya byangabo byangabo mbwire harimo byangabo tuzi ariko yese w'ingurube ariko tuzi mbwire byangabo n'ibihekane bingahe ariko harimo bitatu harimo bya nanga ni bibiri ni bibiri byangabo ariko no byusubiye no harimo bya yego nanga ni bibiri byonyine ngabo byangabo. Okay, ngaho mbwira ngo bamukubise aturufuzi arimo ibihekane bamukubise na icyo ndatangira gutya nyuzemo 0W0 iko 0 itenkomeza W ni iki tuza ariko wowe birse W0 mwege murambaza murabona ndi Imana irebera hose icyarimwe duhite tujya ku rufuzi urufuzi naho ndashiramo X ngo bamuhaye inkwenene ni kinohe inkwenene bamusetse bamumwaje bagwe inkwenene bya danger man inkwenene bampaye ariko reka mbabwire ubwo byagenda uteka ari abagore kumvuga no kunsebya ibyo birabareba kumvuga no kunsebya no kunyanga ibyo birabareba ngambwira nohe inkwenene ubundi se byandikwa bite nkwe nigekane nkwe inkwenene harimo ibihekane bingahe ubundi? inkwenene kimwe nkwe cyandikwa gite? nkwe ni na naya na wa inywe ariko nezwe ngo warapfuye imiryango yakwenda kuza ariko shira napfuye kera ngiye bundi mama wanjye akimera kwitaba Imana wese upfa nawe na papa nkakura mu muryango utishoboye udafite epfo na ruguru wahise upfa narapfuye ndazu iyo bigeze ku ijambo ngo license ni ubumenyi diplome na license bitandukanira he? Bitandukanira nyine no kuvuga ngo ni ubumenyi yego ni ubumenyi impamvu gwa diplome bitandukanira he? Diplome mbwira impamvu diplome ni ubumenyi license ni ubumenyi ni ibintu bya psychology psychologically je nize psychologically oro muko ubutarize psychology icyo bita niyo mpamvu ngewe niyo mbonye karaga kuba ngo ni kamisize kaza kwivugisha miteshira muri psychologically psychologically yanjye itinyereka ko abeshya ko naho azahura nayize yego psychologically inyereka ko wowe vuba ngo ukora massage inyereka ko wifite ibindi ubujyamo atari massage kuko ngewe nize icyo bita psychology muri nta kibazo twige mu Kinyarwanda nacyo se cyacu se cyane umwami ntaryamagira ati arasinzira umwami ntabyuka arahobagira umwami ntagenda araza umwami ntiyicara aricarirwa icyo bita guhomvomvwa arahomvomvwa okay inka nyinshi bazitanga kinohe amashyo ihene nyinshi cyangwa intama umukumbi ingurube amadayimoni bazita ingurube inyoni nyinshi bazita inyoni ngo inyoni iki ng'ikigori bazita umuba w'inyoni ariko warapfumaguritse umubase karinkwi ni umuba w'inyoni cyangwa imbaga y'inyoni imbaga
ariko nawe iyo mbaga ubu yirimo iyo yakunye ku zuba iragenda iruma no mu kanwa hose ihita kuvuga ngo ujye uvanga inyoni cyangwa wa mugani bagukubise inyoni inyoni se barayikubita inyoni yaridunze iri mu giti ibwira Liliane we ariko nabya bindi ndabikoraho ariko nabya bindi reka mbabwire anakira kantu bakira Shamana yanjye twagiye twese gutya ubona Liliane ariko utazakora Mukama we akira ati mukano heruranani narumiwe niko yavuze kabisa nahaka nabonye umuntu yo kubwiriza ariko ari uri guhimbaza umenya afite noheri bamaze kwishima bose ngo mvugira ngo hashimwe Satani batugiriye neza bamwita konfi ngo hashimwe Satani we bashimwe Satani abantu bagira basenga hashimwe Satani nkijije umugore umuntu uri imbere bare kuri mirimo ngo hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani warangije ati haleluya ati ngo hashimwe Satani hashimwe Satani watsinze ngo atugiriye neza ibintu nk'ibi undi abona baraje ati baba hashimwe Yesu yewe hashimwe Yesu niyo ndibaza nohe wowe ntabwo birakubaho ugakotora ibirambaho ariko hari nundi byabayeho by the way aravuga ngo tugiye gusoma ibyakubiswe n'inkuba ubwo ngo banga ibyakozwe n'intumwa waramubonye nawe ubwo banga ibyakozwe n'intumwa aravuga ngo ibyakubiswe n'inkuba nese nawe wowe birakuba ngo ugiye kuririmba ndukotore nohe ndi kukubaza ngo wowe nta urigera ugiye kuririmba harabona ko tibambwe ngo twakire profete neza tiri haleluya ngakunjira nabandi haleluya mwagaswira we mu nkagira iki haleluya ndagaswira akundwa arapfumagura icyo gihe byarabaye hari umugore yagiye gushyira bahise banenga muri ADPR yagiye kuvuga ngo reka ndangize ntago biteye isoni yaragiye kuvuga ngo Yesu ashimwe nyine cyangwa ngo amena nyine mbere yo kwashima Imana ahita avuga ngo aro ariko ibyo alo kubwira abantu ngo alo kugira ngo wamwikirize ngo ndakari kumwe nawe yafashe mikoro asipaza ko ari phone ntacyo nohe uyu muhiri rero atumye nanjye kujagara nohe ubaye ufite chance ye uri kugira ndi kuyubacira bakaba ati rero ingorofani imwe kuyikodesha n'amafaranga 800 bakuzana ingorofani 3 waba uri buzishyure angahe nazishyura 2800 okay abaye umufundi rero ayo kura 5400 bakaza ari abafundi batatu wabishyura ngahe abafundi batatu kamwe yakoraga 5400 ubwo wabishyura ngahe babiri ni 10,800 batatu ni 15 15 800 15 urukuvuga ngo batatu nabaha ndafata 15 si batatu 15 800 900 ndabaha 16 n'utundi duke se turanga mu mibare nta duke tubamo iyo wibeshye gato usanga aho ubwishe byose ndabaha 16 berekereraho ubwo ni bagukubita igitiyo ni bagukubita igitiyo 16,200 ibaze reka ikibazo nk'icyo kwanza ajya mu mibare okay noneho umunyonzi ukubyumva batsinda gasanze ukubyumva igare umunyonzi batsinda gasanze na 25 sibyo noneho utwaye abagenzi 6 nangaho ubwo kamfate karikative oya zifatira hese nyine kumva mbo umwe na 25 ni batanu none utwaye abagenzi babiri ni 500 abandi babiri ni 500 ndabishira 5,000 ariko no kuyigura nabura bishyura
oya ndabishyura 2,250 si batandatu se uzarigurisha uri igihwe nini nangane cyatanu niba babiri ari 500 bane ni 1,600 cyatanu simane kuki imibare yananiye wega nawe uri inturi reka rero tugane ku musozo w'iki kiganiro cyacu abakunzi ba Umurage Family TV turaje rero mwabibonye n'abandi bazajya Manase yabonye izina ryiza pe Umurage Family TV Umurage wabonye Umurage wawe urebe nawe biravuga ngo Pastor Manase oya Manase n'umwihariko wanturiwe n'umwihariko nkuko nohera ababyeyi batazigira bahinduka ufite Manase rizavaho ryari Umurage Family TV ho mwahageze